nizere ko nyine ko wansanze ari uko nyine gute se kuri kwayura simbizi umenya ari ibitotsi nyine urumva waje untunguye nta kintu kidasanzwe wansanga nyine ubwo urihanga uzi ko ari igihe wakira umuntu ukabanisha abansuzuguye n'ibintu shamagaze nabi ni ukuri cyane ukuri ntabwo wansuzugura ndabizi namagaze umutima pe ntabwo turahembwa ariko nyine ubwo urihangana nizere ko utari buhite utaha ariko ndi burare se sharika nkubwire kurara ko sinzi ubu narara we oya ntabwo narara ariko nyine se hari umwana uriza oya sha cecekera ibyo ngibyo ni ibyanjye igiti cyanjye byatuma ntarara mwese ubundi mu buzima busanzwe umeze ute wari uraba busanzwe nta kintu kidasanzwe nyine ndaho mvuye mu cyaro nari nagiye iwacu navuyeyo nta bindi bintu mbega birenze nyine turaho ariko mu kazi urabona nta kibazo nabyo n'iwanyu wasanze baraho umukecuru yahaye urabona n'imishovu ikwishe umusatsi wanjye uranyishe uzi ko wagira ngo gusa wamenya ko ari uwanjye uzi ko wagira ngo uri umuhinde kazi shana uko nyine hari igihe utabura byose ariko umusatsi we ndabifite ntago nshonje umusatsi none se sha njye nyine urebye gucuruza ni gake gakeya urebye birimo biragenda pore pore nyine no gusunikiriza ibintu muri iki gihe byose simbona byaranze gusa nyine wenda nubwo wandakarira ntabwo umeze neza nk'uko wari umeze uri kwa Kimeza ntabwo umeze neza pe habe namba isura yaragiye warananutse wahoranaga igisatsi usibushyiramo agatambaro ego nakubwiye ngo ubukene butuma umugabo atikubitira umugore nanjye urebye ubukene busa naho rwose ni hatari gucuruza biba byanze urabona mba kwa Kimizi yarahahaga turi twenyine agahaha tukarya ariko ubu none usigaye nibana jyenyine inshingano zose ni jyewe ni hatari ariko hagati aho nabonye na murumuna wawe yaraje kabona kanje wabonye udasa murasa cyane ni keza niko keza kuri njyewe nuko kari kakirakara niko bari gutwara none se ujya mu cyaro nako wahise ukazana oya kaje kunsura yaje kunsura ubwo bivuge ngo azataha iyo azataha uzaritse se tukamushakira akazina ndetse natwise nkwita nibwo azahaguma akajya akanindira ikiriri isomugani we kumbona ntacyo uri kwibwira ibyo reka tube tubiretse nzabikubwira undi wose ewe rero mpa makuru y'iki sha nyine Liliane yambwiye gusa undi si uyu munsi yabimbwira nyamara yabimbwiye umunsi mbere yuko nza kukureba twabonana nagiye kumureba yambwiye ngo muhawe wa mukozi wanjye ngo agiye ngo kumanika n'incakwaha na Kimizi kuko se agiye kumanika incakwaha ko se mana nyagasani ubuze nta makuru mfite rwose amakuru nyine ubwo uko yabikubwiye niko bimeze bagiye gusezerana bagiye gusezerana pe urukundo rwabo rugeze kure nanjye nabimenye navuye mu rugo njya mu by'akazi n'ibintu byinshi urumva numva amakuru y'uko bagiye gusezerana nta bindi bintu nzi ahubwo uriteguye gutaha ubukwe ukazaza tugashyigikira abana bacu wawe nande banyu wowe nande umuryango wowe muryango njyewe se muhawe n'umuryango wanjye muhaye ko ari umukozi ko yari umukozi wanjye ari umuryango wanjye ese mwabanye nabi uyu utamushyigikiye hari ko abanyakigali musigaye muroga ubundi narangiza se nkajya gutaha ubukwe bw'umukozi wanjye ariko Kimizi nawe arandagaye ubu pe inkuru n'impamagiye kubana n'umukozi ubu bageze no ku rwego rwo kumanika incakwaha ijambo kuki abantu mukunda gupfobya no kubera iki si karya rugo si umuyaya ntiyari umuboyi wanjye we ko yakuzanye bavuga ngo uri umunyagatoro ngo amukuye mu muhanda ngo uri imbobo ntabwo ibyo ngibyo yabirinze akagutunga reka nkubwize ukuri rero ibi birarutana umunyagataro urumva umunyagataro n'umuyaya cyangwa umuboyi cyangwa karya rugo biratandukanye bite byawe
urasa umuntu bava ngo ni imbobo ngo ni marine n'umwana uba mu rugo ureba uko akaraba uko ateka buri kimwe cyose bataniye ese ko nyine abantu baba bapfobya ariko burya abakozi bo mu rugo n'abana beza kuko imico y'ubuyizi ari aho ngaho ubu bizi nyine bivuga ngo abantu ushyigikiye umukozi wo mu rugo kamanika n'icakwana cyane ntacyo bintwaye nese ngenda ndabipfobya ngo ndujyemo ko mfite urwanjye cyane ntacyo bintwaye pe niba bikora bikemera ibiki se byemera ubundi se n'ibiki byemera ubukwe ariko ubwo sereka ari ubundi bukwe atari ubukwe bwo kumanika incakwa kuko ntibazimanikana ngo ubukwe uti bareke bahibikane bashye mu cyotori bashyuhe batukure nk'ikisi batukure nk'umuneke wa kamara ariko biriye kuri finale nzabisiribanga mbinnyemo mbibyinemo umva kubera ko mfite ibanga mbitse ku mutima umunsi narishyize hanze muhawe ntazigera amanika n'icakwawe we bareke umuntu wabukereza nabukera meze neza ariko noneho ndabona ikiboko ari ikiboko sinzi wagira ngo sinzi ibyo uri kurya muri ino minsi ariko ubanza nahunda rero ukuntu urikoreshwaho sinakanga imana kidutoza gukundana idutoza kwangana neza uteze meze neza birakaze nta makuru mashya se uri kugenda wumva hanze make amakuru makeya nyine atari na menshi ndayahera nyakuri yabazantwerera se yabazagira gute yabazakododera buriya ndaribaza nzambara ikote ya ikote sinyandikunda banumva nazagura utupira tw'utubodi kujya gusezerana bari tubodi reka buriya reka nkwereke buri uretse ibihugu byacu by'igihugu cyacu cy'u Rwanda abantu nibo bakunda amakote ariko ubundi hanze y'igihugu ni ikoboyi supuresi cyangwa ingozi n'udupira bakajya gusezerana kuko byambarira igisanzwe cyangwa ikaze uzabikore uko byumva uriya mukobwa wawe nawe uzamukoreshereza inkweto ushyiraho igipino nibura ko yakegera hejuru ho gakeya cyangwa ijake ijake ku buryo najya azajya azamuka nibura akageraho nibura mu rutugu ariko uriya mukobwa uramwanga ariko se buriya buzaba subiza ameze mwisa ntabwo ko bwaba buriya ko tutareshya se ntabwo buzaba numva twanabibetinga ntabwo buzaba kubera ko ari we wabyanze se kubera yuko habuze ubushobozi bwo kubukora ntabwo buzaba icyo ni ikintu twanabetinga bise umutinda rotarya buriya rero reka nkubwire hari ukuntu buriya kwibeshya k'uruzi buriya abantu bavuga ko ariko kwatumye kurara kugenda ntabwo buzaba nzagura amapine ibintu bya byose ni ipfobya nta kintu na kimwe cy'umbwira kuri muhawe nta kintu na kimwe cy'umbwira kizima rero bavuze bose kuvuga ikibasumba reka mvuge muhawe nta kintu na kimwe nzagure ijeke mu gihe turi kurahira nzamure kubera ko tuzaba tutareshya ariko ku buriri tuzareshya nahuye na Debora tutaherukana guhura nawe cyangwa naherukaga sinanamutekereza ko atari n'ahangaha Debora se yongeye yazamuye mutwe twakubitanye arasumba ngenda muvugisha ni nawe ufite gahunda yo kumuha amakuru yo kwakiriza amakuru uramu nanjye nifite gahunda zanjye kandi nanjye ndacyazikomeza sindanyacika intege ariko namubwiye ati muhawe na Kimizi muhawe n'umukozi wawe washize kwa Kimizi bagiye gusezerana arambwira ati ngo noro ntabwo yasubije ngo bagiye gusezerana yambwiye ngo bagiye kumanika icakwa ntabwo muzamumanika n'icakwa we yavuze icakwa kuzimanika ngo kuzimanika kurya umuntu azamura akaboko yego ni ukumanika icakwa ariko ufite amagambo mabi we yumva ngo ntimuzazimumanikana we se yabaye buriya afite impamvu afite impamvu igihe mpamvu ariko se reka nkubwire ibyo rero mbabwira ugasanga umuntu ari kurema impamvu ari kurema ibintu mbega byatuma ikintu cyose kitari bube ntanda yajyanye yanjye nta kibanza twaguranye iriya nzu nta karori igera iriho uko yaje niko yasohotse imyenda yarayijyanye yewe nta n'umwenda w'imbere yasize mu rugo ni icyo giza tumaze gutya rero Debora yambwiye afite ibanga abitse bizatuma umukobwa yawe utaba
ibanga se hari umuntu natabye mwiriya nzu nishe mutaba mwine ngazandaburiza namubajije ibanga uririkiye kimizi uririkiye iriya nzu arambwira ati njyewe mfite ibanga mbikiye kimizi tazatuma burabwo wabonaga bivuga se nibuze ari seriye inzara imaze ati ibyo muri kwigira ibyo ngo mugiye gusezerana ngo ntago bizakunda inzara imaze kumurya ameze neza nta kibazo afite ameze neza ameze neza yakubwiraga ko agiye wari kubaza aho agiye tukaba dukubitanye gutyo ariko muhawe arabahangayikije gusa uzi ikintu kizanshimisha ni ukuba buriya bukwe buzaba ayo magambo yanyu yose agasa nk'ashira ivuga ukuntu nabonye Debora dubetinga ko ubukwe buzaba ukuntu namubonye ntabwo ubukwe bwawe buzasaba kereka nimuva inaha ngaha mukajya kubikorera iyo kure mugakodesha aho bizakunda reka wenda urusengero nzajya gusezeranamo cyangwa se umurenge ari Debora uwukoramo murabukorera hano hafi aha ntabwo Debora muzaba mukorana ntabwo byakunda ariko se afite ikihe kibazo simbizi ikibazo afite si wowe wamunshingiye ukubize hari inda yajyanye wabonye ahetse umwana se nibura nibuze se hari akantu yakubwiye yaba yarakunosheye ngo akubwire uti kimizi twaguranye ahantu nagiye tutahagurishije dore impapuro ntabwo ibyo ngibyo yabimbwiye ni mu biziranye uzantwerera iki se ibyo nyine banga Debora avuga ku bikiye nawe nta kantu waburize na gatoya kuko Debora yagiye ntande yanjye afite kuko ntitwaryamanaga igihe kinini cyari icy'inkoni igihe kinini cyari cyo kumirwaho amazi igihe kinini cyari cyo kwitwa igishayote niba ari iki n'icyo gihe kinini sinigeze negerana na Debora reka niba wenda hari ikindi kintu wenda ibanga afite yavuze ku biki nta kantu nta nubwo natekereza avuga ati Debora mbikiye akabanga kanama oya nta na gato atuma ntasezerana ese ko nigeze nicarana ngo tuganire nk'uko tuganira sinigeze namubonaga ku manywa ari uko aje guteza amahane mu rugo nurize twaganiraga iki se ku buryo mu bitsi bantu ubwo nyane urizi ibanga nyine rizatuma uko bwawe budasaba sare ka dutegereze Anyway. Meze bitese. Ko itonze cyane se. isano muri isoko watinze Natinze. Ariko ntabwo ubona ko ugomba no kwitemberera muri Kigali. ubuso waze ntago wari wahaga umujyi Si wamarushya ngo ngende buri munsi. nizo abanjye nakure ku rugo Wajya unyemerera nkigira mu mujyi wa ruguru hose nkitembera. waye surahazi uyo murekura gutyo None se ko nzi gusoma nkaba nzi no kwandika wangira ikihe kibazo. ubu se uzi gusoma Iyo ngeze ku cyapa menya ngo ngeze aha ngaha. Ariko ndetse nkigira mu mujyi wose nkitemberera nazajya no mu cyaro mvuga icyo nabonye. arewe Cyangwa muri iki gipangu cyanyu se. umfata urwo rupira urujyane ko ubona turi mu gihe cy'izuba Turi mu gihe cy'izuba ariko ngiye mba nkonje. ubundi wagusutse mana nyagasa ubu rujya mu rugo muzamubwira ngo iki ni ibintu wisize Nese si i Kigali. ni ikigazo umuntu agikigaga ahita yihinduka ako kanya Tuba uzansigishije n'inzara. wa mwana we genda nakwiyamye iyo yayo Cyangwa uzasigishije inzara cyangwa uzanubwire nshaka akazi nigendere. ugomba kujya utaha kare niba nguhaye agahushya ukagenda muramuhaye mutazarebana rero tukarebana nabi vanguriye ikirara ngo urazerera umujyi nturawumenya uzabigendera uko twagendanye yego sinakubuza kugenda ngo ujye ugira aho ugarukira None se no kuri nturagenda ibipira ngibyo ibipira ngo ujyanye ibipira mu ntoki ni isakoshi ubutwaye Isara isakoshi ngira ubundi. wayuyaniye yanjye se sinzi ifite Niba iriya isakoshi ngiye nabona bigenda. Ibyo ni iby'abagore. Kandi ngewe ujya umenya ko ndi umukobwa. nzakugurira humura Uzanga urengeye agasakoshi kimwe. Uzangera kugendana ibipira. Mba nanga kuza kugenda mensa amaboko. nari nzakakugurira murumuna wanjye none se meze bite hano se urabona rimwe na rimwe mba nanagiye bimeze bite Ahubwo unyibukije inkuru. maze iminsi ntari kwirirwa ahangaha Uzi ko unyibukije ya nkuru we. inkuru yanditse biza kunkandagira Liliane. Aho kujya umenya ko ngenda naniwe. uranasurana ni ukurya uza Reka nkubwire kundangiriza inkuru ngire njya kwigira.
ndumva uri no si kuvuga wowe mu nabi. iki gipiri Yewe ndumva urimo no kuvuga nabi. vuga nabi se uba wagiye ko watinze ngaho mbwira inkuru nyirande Ubu mfite Liliane. Nahuye na Liliane mu gitondo. ese Nawe na Liliane mu gitondo ngiye. Ibintu yambwiye. Yaraje kumbaza nyine ngo byamuhawe na Kimenyi. arakubaza se nabineka wiki we yakimenyera amakuru Simbizi ariko nyine hari ibintu nyine numvishe. ubu ni biki Ibintu numvishije ngo muhawe ngo ntabwo ngo yararakaye ngo ki bisa n'atari umuntu inde warakaye muhawe yarakajwe n'iki yarakajwe n'uko ngo Kimenyi yamubwiye ngo bazasezeranye muhawe. hakungiye naranu uriya mu by'ukuri wese nzamubaza nimuri ubu buraririye ni umuntu wo gufata umwana mpakaye kumubwira amatakaraga se ayakubwira abikubaza se ngo bikumarire iki wavuze se ko ahubwo yavuze yumvishije avuga ngo muhawe ngo atanabivamo ngo kubera yuko ngo ibyo yashakaga atabigezeho atazanabigeraho ndetse ubwo yashakaga ngo ntabwo ngo azanabigeraho ngo bazasezeranye nk'ivanga ngo niba ngo atari ivangamutungo ngo ahise abivamo ngo niba ari muhahano ngo reka babiganiriye hehe se ko Liliane na Muhawe batajya bajya imbizi babiganiriye ako Liliane wowe urabona yaberwa amakuru mugore mane nyagasani ahubwo Kandi ati koko- umwana nkakamubwira kandi koko na Muhawe yarabivuze yarabivuze ni gute Liliane afata umwana nkawe akamutegera mu nzira akajya kumubwira ibintu byo mu rugo rw'abandi bantu njyewe ko yambwiye Igitondo se si umuntu kwawe. utamenya ko yiyubashye igitondo se koko kwawe yakabimbwira Muhawe kandi koko njyewe n'ukuntu namuhawe kugeze kuganira nawe numva bimbwiyeho Muhawe nawe erega nawe yigeze kubimbwiraho ahubwo mu gitondo Liliane we yashatse kunkuramo amakuru ariko n'ubundi nsanga yarayaje mwihorera nzajye mwihorera Nizuteze. Meze uko ubibona Cool. umusore nameze nyine meze uko ubibona Ubona wifashe mu ntuza wagira ngo ugiye kurahira. kugira nti Kurahira. kurahira iki ibyo byo kurahira ntabwo muri minsi bikigezweho disi we ntabyo barahiramo cyane Kubera imeze neza n'icyo ubona atari meza abona nta kibazo mfite turi kuvuga neza. navuze nabi rya rugo Cyangwa turi twicara hano rero urabizi neza. Uyu mugabo n'uvuga ikintu akagikina no mu bikorwa urabizi ko tumaze iminsi tuganira ku kibazo cyo kugira ngo tube twasezerana. Ubwo bushize twabiganiraga tukabivuganaho kugira ngo tube twasezerana tubane byemewe n'amategeko. Mbwira kuri kubyigaho nyine cyangwa se kubitekerezaho. Ngwamagara cyangwa se tube twicaranye aha ngaho mbwireho bigeze cyangwa se uko wabifashe. yewe rero reka mubwire njye naje kurasanga ibi ntabivamo impamvu ntabivamo ni iyi iseza ryo kwanga isezerana ngo umutungo umuhahano njye ndumva ntacyo mfite nzahaha nzuzuza iwawe nawe bitanashoboka Ntabwo byashoboka gusezeranya umutungo muhahano. ntabwo byashoboka hanyuma kandi narategereje ndareba ndasanga ndamutse bibwiye no mu rugo batanabyemera ibintu by'imitungo mihahano reka ubwo njye nawe tuzahaha ikizana igihe tugera aho tugera biri ngombwa ra tuba twakoje imbaraga zingana gute Ese wumvaga bakubwiye yuko iwanyu wabibajije bakubwiye ko bashaka ko dusezerana umutungo tudafite? Dusezerana ivangamutungo usesuye mu mutungo tudafite? niko bambwiye rero ibyo bintu by'ivangamutungo muhaha ntabwo tuzaba turi guhaha aho ngaho Ese wowe hari uwo ufite twasezerana ngo tuwuvange? Wawe wenda kuko njye ntawe mfite ngira ngo ntaciye kure narakubwiye nti hano urabizi neza habaye igihe wahasanze Debora iyo uhasanga hari n'undi na Debora yasanze hari undi mugore uvuyemo inzu ari iya Betty turabivuganira ko yani inzu ni iya Betty ati yego ubwo kugira ngo tubone wenda abantu batazavuga ko wenda nkuko bavuga ko ari imitungo wakurikiye reka dusezerane umutungo muhahano
twihahira ibyacu cyangwa se twishakira ibyacu ubundi dusezerane mu mahoro abantu batirirwa bavuga ko dukeneye umutungo wa kimizi ibyo bintu turabivugana none se iwanyu no gusezerana bihuriye nonese ko mubaza kwa gangi iwacu no gusezerana bihuriye hehe ubwo bukwe tuzasezerana mu iwacu ntabwo bazabutaha iwanyu bazabutaha ndi kuvuga none niba ababyeyi b'uruhande rwombi ari ababyeyi bo ku mugabo ari ababyeyi bo ku mukobwa cyangwa se umugore niba bashobora kuvuga bati ntabwo dushaka ko musezerana mu masezerano ibi ntabwo dushaka ko musezerana ibi mu gihe uriya mugabo wenda afite inzu akaba adashaka ko muyisezerana urumva ni umutungo baba bashaka ntabwo baba bashaka kumpa umugeni ubwabo ntabwo baba bashaka kumpa umugeni ahubwo baba bashaka ko mbaho umutungo njye neza ubwo tuzahaha iki njye nibaza umutungo muhahano nta kazi ugira nanjye nta kungira uwo mutungo muhahano uzavayo tuzabishaka gihe kizi nyine nese ntukora se nta mafaranga wagiye uhembwa ubu se nahembwa ahangahe wowe niyo nzaza niwe tuburyo duhaha dugwize nese mu myumvire yawe wumva ko icyo ushaka wowe icyo ugamije ari ukugira ngo dusezerane umutungo wa Betty ibyo ntabwo mbizi ujye ndubitekerezeho uzambwira icyo wakuyemo ikizima nuko mu rugo bambwiye ko badashaka ko dusezerana iki ivangamutungo muhahano ngo ntabwo babyemera kandi kuko mbisuzumye nanjye sanga nibyo singira akazi nawe ntugira akazi ubwo si ubwo twazavanga uwo mutungo tuzashaka akazi dukuze se tuzashaka akazi igihe ryari buriya ikintu nari gushaka kumva hari itegeko ryasohotse rivuga ko umubyeyi ubwe ashobora kubwira umwana ngo ntabwo ushaka ko usezerana iri sezerano iri n'iri ni ubwumvikane bw'abantu bombi ariko babiri bagiye gusezerana mukanabyiza no ku imiryango yanjye n'iyande n'iy'iwanjye ibyo uri kuvuga njye ni cyane ko nanjye ndi n'umugore wa kangahe reka hari ibyo utari kunsobanura njye ngo numve ni ibindi bikurikira ababyeyi barakubwiye ngo ntabwo bashaka ko usezerana umutungo muhahano cyane neze bashingiye kuki konge ndumva ntazi impamvu ko mafite baguhaye umunani wowe baguhaye umunani cyane umunani wanjye urahari okay wumva ko byumvikanye niba iwanyu baraguhaye umunani rero ubwo umunani wawe kuba ufite nanjye nzagira numva twagira niba atari ibintu wari ukurikiye ari urukundo numva twangiye nazaganira na Betty kamara kuganira Betty akagira icyo tuganira aho ntabwo nakikubwira ngo icyo twaganira na Betty wenda tukabara umunani baguhaye nanjye nkabara agaciro k'umunani baguhaye nanjye nkazana ku munani wo ku mutungo wanjye tukavanga umutungo mutungo ivangamutungo risesuye ubwo ndumva ababyeyi niba bashatse kukubwira yuko wenda ngewe batashaka ko twasezerana umutungo ubwo barashaka ko tusezerana umutungo mu ivangamutungo mushakana urakoze cyane ni byiza nabyo bagita ivangamutungo risesuye ntabwo ivangamutungo mushakana risesuye ubu uruvuga ngo nabo baba baragwaye niba baragwa umunani tuzareba umutungo wawe none nanjye turebe ku mutungo wanjye none tuvanga umutungo usesuye siko nabyumva ntacyo bitwaye sawa